Uwiteka aravuga ati, ijuru ni intebe yanjye, isi nayo ni intebe y'ibirenge byanjye. Muzanyubakira nzu ki, kandi aho nzaruhukira hazaba ari hantu ki? Kuko ibyo byose ukuboko kwanjye ariko kwabiremye, bikabaho byose, ni ko Uwiteka avuga. Ariko uwo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse, agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. N'ubundi kandi reka ngusuhuze inshuti yanjye kandi muvandimwe wanjye, wowe unteze amatwi uyu munsi ndetse nawe uzayantega mu nyuma, ngushimira ko n'ubundi wahisemo gutega amatwi ikiganiro twaguteguriye uyu munsi. Mu minsi yashize twumvishe iby'ifungwa ry'insengero mu mpande zose z'igihugu cyacu, ariko kandi iki ni igikorwa cyazamuye amarangamutima ku bantu b'ingeri zose. Iyi nkuru ikimenyekana, bamwe barabyishimiye cyane, abandi barabigaya. Abapasitori bafata ijambo, ababifite mu nshingano barisobanura, yewe ababyegereje umutima nabo ntibatinye kuvuga ko ari ubuhanuzi busohoye ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Kugeza ubwo nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda wavugwagaho kuba ashobora kuba ntacyo abiziho, yaje akemeza ko abizi ndetse agashyira akadomo kuri icyo kibazo. Mbere y'uko nkomeza ikiganiro reka ngusangiza aka gakuru. Mu minsi yashize naganiriye n'umuntu twibukiranye ukuntu mu myaka itambutse tugikorera hariya mu mujyi wa Kigali, twabaga nta bushobozi bwo kwigurira ibyo kurya ku manywa twari dufite kubera umushahara muto, bityo bikadutera gufata icyemezo cyo kujya gusengera muri rumwe mu nsengero zabaga hano mu mujyi wa Kigali. Twibukiranye ukuntu mu rusengero abantu babaga bicishe bugufi, ugenda wibombaritse kandi wifashe neza mu nzu y'Imana. Abakobwa bisukishije bagashyira ibitambaro mu mutwe bagiye kwinjira mu nzu y'Imana. Ababaga bagiye bambaye amapantaro nabo bagakingaho agatenge cyangwa se akayesharupe mu rwego rwo guha agaciro inzu y'Imana. Batera isengesho, tugapfukama, tugahumiriza, tugahuza umutima, maze tugasenga ku buryo wasubiraga ku kazi wumva rwose wahindutse mushya, wuzuye imbaraga idasanzwe. Gusa buke buke mu rusengero haje kwinjiramo ibisambo byibaga amasakoshi ndetse n'amatelefone. Kwa gusenga duhumirije kandi dupfukamye bisimbuzwa no gusenga dukanuye amaso, ndetse aho gupfukama tukigendagenza ducungana n'ibisambo. Wa mutuzo twumviragamo Mwuka Wera amanuka, abacuranzi bashyiramo inanga, kuva ubwo kugeza ubu. Ikaze mu kiganiro. Tutitaye ku idini ubarizwamo, nibaza ko wowe cyo kimwe nanjye mu bihe bitandukanye bishize twagiye twakira ubutumire cyangwa se ubutumwa bwadusabaga gutera inkunga igikorwa cyo kubaka cyangwa se kuvugurura urusengero runaka. Aha ntabwo byasabaga kuba urwo rusengero rusengeramo, ahubwo bagusabaga nk'umuntu urimo kubaka inzu y'Imana, nawe ugashyigikira icyo gikorwa nk'umuntu uri gukorera Imana. Bisobanuye ko abanyamadini bari bazi neza ko insengero zabo zitujuje ibisabwa. Bivuye ku magenzura yari yarakozwe mbere ho gato ya COVID-19, ndetse n'insengero zimwe na zimwe zigafungwa. Ari nabwo twabonye abantu benshi bavuga ko ari abakozi b'Imana bakwiriye imishwaro kuri za social media, buri wese aratwigaragariza koko, kugeza ubwo hari amwe mu mabanga yakorerwaga mu nsengero hirya no hino yagiye hanze, ndetse nabo bavuga butumwa baratwiyereka kuko turababona. Abantu benshi turahumuka, nubwo atari cyo kitugendereye muri iki kiganiro uyu munsi.
Ubundi se kuki ifungwa ry'insengero ryabaye ikibazo kuva ku muturage wo hasi kugeza ku muyobozi mukuru w'igihugu? Nibaza yuko nta yindi mpamvu ari uko abaturage cyangwa se twebwe abakristo twigishijwe nabi. Umukristo nyawe yakagombye kumenya gutandukanya itorero n'iki, urusengero n'iki, inyubako n'iki, ndetse n'idini n'iki. Igihe cyose tutarasobanukirwa n'ibi bintu uko ari bine, tuzahora tubabaza imitima yacu. Urwandiko rwa mbere rw'Abikorinto igice cya 6:19 hari amagambo agira ati, mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana? Birasobanutse cyane. Umubiri wacu ni rwo rusengero uhoraho yishimira, rutuwemo n'itorero ari ryo mitima yacu. Ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, iyo atahaba mba mbabwiye kuko ngiye kubategurira hanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu, nzagaruka mbajyane ngo aho ndi namwe muzabeyo. Iri ni isomo dukunda turi benshi, riboneka muri Yohana igice cya 14 ku murongo waho wa mbere. Uwiteka azaza gutwara itorero rye, ari ryo mitima yacu, niba twemeranya ko iyo umuntu apfuye umubiri usigara mu butaka, roho cyangwa se umwuka ugasubira ku wawuduhaye. Mu yandi magambo, urusengero ruzasigara ari wo mubiri utuwemo n'itorero ari rwo mwuka wera uri muri twebwe, nk'uko tumaze kubibona mu masomo ari hejuru. Inyubako ariyo matafari n'amabati n'ibiti bizasigarana n'amazina y'amadini twamenyekaniyemo cyangwa se ibyapa biranga inyubako. Hanyuma nizera ko njyewe nawe twemeranya ko nta dini rizajyana umuntu mu ijuru, nk'uko umugani bivuga ko inzira zose zigera i Roma. Ni nayo mpamvu amadini ari menshi, inyubako zikaba nyinshi, ariko twese duharanira kuzagera imbere y'Imana umuremyi wacu tutamwaye. Ibi kandi wabishimangira ku kiganiro Yesu yagiranye n'umusamariyakazi agiye gusubira mu ijuru, amubwira ati, igihe kirageze ubwo abantu batazongera gusengera ku musozi cyangwa se Yerusalemu, kuko Imana ari umwuka n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Yohana igice cya 4 umurongo wa 23 kugeza ku wa 24. Mu yandi magambo, za nyubako twitaga urusengero zimukiye mu mitima y'abera, noneho imibiri yacu akaba ari ihagarara mu mwanya wa rwa rusengero, nk'uko twabisobanuye hejuru mu rwa mbere rw'Abikorinto igice cya 3 ku murongo wa 16. Ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe? Umuntu utsemba urusengero rw'Imana izamutsemba, nk'uko urusengero rw'Imana ari urwera kandi urwo rusengero ni mwe. Abantu rero ntibagomba guhagarika imitima. Nta byacitse, nta karengane, nta buhanuzi, yewe nta cyabaye. Nta wahungabanyije imitima yacu, nta wabakubise cyangwa se ngo abameneshe, kuko ni inshingano z'igihugu kumenya niba abaturage bacyo basengera ahantu hakwiye umuntu w'Imana koko. Ari nabyo umuyobozi ucyuye igihe Dr. Usta Kayitesi wa RGB yatubwiye ko inyubako bareba bakagaya buri Imana yo iba yarayigaye kera. Kandi abantu bagandukira Imana koko cyangwa se bubaha Imana bagakwiriye kuba ari bo ba mbere bubaha n'amategeko y'ubuyobozi bw'isi, kugira ngo izina ry'Imana basenga ryererezwe. Dutangira ikiganiro hejuru twahereye ku nkuru yatwibutsaga uko kera aho twita mu nsengero habaga hubashywe, ndetse n'ugiyeyo akagenda yibombaritse rwose yiyoroheje, kuko nawe yasangagayo bose babaga bumva aho bakandagiye ari ahera. Natwe ntitwakwihandagaza ngo tuvuge ko inyubako arizo twitaga insengero ntacyo zimaze. Oya rwose, oya, kuko
byose byatangiriye mu irema, aho Imana yaremye umuntu ikabona ko atari byiza kaba wenyine, ikamuremera umufasha. Mu yandi magambo, umuntu umwe ntiyari yihagije, bishimangirwa n'isomo ryo muri Matayo igice cya 18 umurongo waho wa 20, kuko aho 2 cyangwa 3 bateraniye mu izina ryanjye, nanjye mba ndi hagati muri bo. Iri somo ritwereka ko guterana kwera nabyo ari ingenzi, ariko wakwibaza kimwe na Hoseya igice cya 9 umurongo wa 5, aho yibajije ati muzakora iki ku munsi wo guterana kwera no ku munsi w'ibirori byera? Mu yandi magambo, aho RGB yafunze mu by'ukuri hakorerwaga iki? Ahasigaye hadafunzwe se ho hakorerwa iki? Hari impamvu twavuga ko ari impamvu nyamukuru 3 zituma tujya hitiriwe inzu y'Imana. Icya mbere ni ukuramya Imana nk'uko byagenze ku munsi wa Pentekote. Bari ahantu hamwe, bahuje umutima, mu mwanya umwe, bafite intego imwe yo kuramya Imana. Icya kabiri ni ugukeburana, gukosorana cyangwa se guhugurana. Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 25. Twe kwirengagiza guteranira hamwe nk'uko bamwe bajya bagira, ahubwo duhugurane, kandi uko mubonye urya munsi wegera, muba ariko murushaho kugenza mutyo. Icya gatatu ari nacyo cya nyuma ni ugufasha, kiboneka muri Yakobo igice cya 1 umurongo wa 27. Idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana Data wa twese ni ugusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo no kwirinda kutanduzwa nabyo. Nsoje iki kiganiro nkwibutsa inshingano Yesu yadusigiye mbere yo gusubira mu ijuru, ubwo yabegeraga akavugana nabo ati nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nuko mugende muhindura abantu mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Matayo igice cya 28 umurongo wa 18 kugeza ku wa 20. Igira amahoro.